agahinduka n'ayandi akaza, bamwe bakitwa ayagezweho, ayajyanye n'ibihe aryoheye amatwi. Ariko niyo yaba ameze gute nta mugisha uyavamo n'amahoro atanga. Ariko nabonye umwe gusa ufite izina rihebuje rirusha y'abandi bose ubwiza muri byose. Mbega izina rye uko rivugwa ntirihinduka rihora riryoshye, no mu bikorwa ryo rirakora ntirihinduka rihora ari ryiza. Mbega izina rye uko rivugwa ntirihinduka rihora riryoshye, no mu bikorwa ryo rirakora ntirihinduka rihora ari ryiza. Uwo mugabo yitwa Yesu, ibikorwa birivugira, izina rye ntabwo rihinduka, rihora iteka rigezweho. Rirusha abandi bose ubwiza, ritanga agakiza n'ibyishimo. Izina ni Yesu njye nzarinambaho. Mbega izina rye uko rivugwa ntirihinduka rihora riryoshye, no mu bikorwa ryo rirakora ntirihinduka rihora ari ryiza. Mbega izina rye uko rivugwa ntirihinduka rihora riryoshye, no mu bikorwa ryo rirakora ntirihinduka rihora ari ryiza. Ubwo bakwitwa ayagezweho, ayajyanye n'ibihe aryoheye amatwi. Ariko niyo yaba ameze gute nta mugisha uyavamo n'amahoro atanga. Ariko nabo